muri B-side twaramusuye ikindi kiganiro twagiranye na Lil G. Amakuru ni meza cyane, Lil G ameze neza nkuko mubibona, umuhanzi ushikamye kandi udateze gusaza. Studio yanjye nkuko mubibona ni nshyashya, yaba ku byuma yaba ndetse no muri equipment zo muri studio, everything is new, nuvango nkuko buri kimwe cyose ari gishyashya kandi kikaba gikora neza. N'impamvu na studio natanga garanti yuko ikora neza, kuko nk'ubu ngubu navuga yuko iri mu studio ya mbere mu Rwanda ariho akora neza kandi ashoboye. Harimo projet nzima nziza zigomba kugera ku banyarwanda kandi bakabyishimira cyane cyane. Buryo mvuga nka gutyo mba mvuga mu imbere muri studio ndetse n'abakozi barimo ndetse na service batanga. Ino studio yitwa Round Music, ikaba iri gukorwamo na producer Junior Multi System. Arabari hano mu kanya nawe, gusa nyine nanjye nka nyiri studio mba ndimo nkuru du projet ncuranga, nongera inspiration kuko burya ubuzima bwanjye n'umuziki n'impamvu amasaha 20 nibura na 3 nyamara mu muziki nkafata n'isaha imwe yo kuruhuka. Byari byavuzwe cyane ngo natwaye producer w'abandi ngo muvana muri studio, yari arimo muzana muri studio yanjye. Burya ibintu byose ni akazi kandi n'iterambere. Ngewe naganiriye nawe musaba ko yaza muri studio yanjye, nawe araza arahasura, arahakunda, abona buri kimwe cyose arahakunda, aravuga ati nta kibazo, turaganira tujya mu biganiro mu recruitment kugira ngo arangizanye na studio yari arimo ahita aza mu yanjye. Ni na gutyo byagenze nyine. Amafaranga namuhaye ntago ari makeya, ntago nahita nyavuga nonaha kuko burya hari igihe haba harimo n'ibanga ry'akazi. Gusa ahubwo ibanga nakwibira abakunzi banjye nuko producer Junior Multi System arimo hano igihe kitari gitoya. Nanone n'ibanga ry'akazi ariko ntago biri munsi, ntago biri munsi y'imyaka 2. Nubango mufite mahanga mu gihe kitari munsi y'imyaka 2 muri studio yanjye dukora dutera imbere, kuko nk'ubu ngubu hari abahanzi natangiye kuganira nabo bagomba gusinyamo contrat mahangaha, ndetse n'abakora ama video nabo natangiye kuganira nabo ku buryo nibura mu minsi mike nabo muri babone basinye mwahangaha. Hanyuma Round Music igakomeza gutera imbere mu rwego rwanjye nyine nka nyirayo, hanyuma ibikorwa bigakomeza kubageraho. Kuko nk'ubu ngubu harimo projet nyinshi z'abastari bagenzi banjye, nuvanga ibikorwa ni byinshi kandi ni byiza, biri bukomeze no kugenda bibageraho nyine. Icyo navuga, studio yanjye igiye kunyungura kujya nkora indirimbo uko nshatse, kuko hari igihe ntaragira studio nasaga nk'udahuza neza igihe cy'akazi gasanzwe no kwiga ndetse n'umuziki, bitewe nuko byansabaga umwanya muremure uhagije. Ariko ubu ngubu kuko studio nyifite aho navuga ko ndi kandi navuga yuko nicayemo mbamo nta kibazo, no kuvuga ngo ubu ngubu umwanya ndawufite uhagije, umuziki nzajya mukora uko nshatse, kuko nkanga ni nkaho mpaba nyine urumva nyine umuziki muri rusange ndawufite. Ntago nzongera kugira impungenge ngo ndadinde place njye kure cyane ngi Bugande kure abandi ba producer aho ya muziki uri wanjye hano. Nuvanga ubu ngubu ngiye gukora cyane ku buryo ibyiza bikomeza kugera ku banyarwanda kandi bigira n'itafari byongera ku muziki nyarwanda. Kuko nk'ubu ngubu nk'iyo mvuze nti Junior arimo hano, abandi bahanzi barimo hano, harimo abakozi beza bashoboye bafite ubudahangarwa mu kazi, nanjye ni icyizere bima. Iyo mvuze gutyo bima icyizere kandi nanjye kuko mba mbibona, kuko biba bigaragara yuko n'ubundi hari ikintu bigiye kongera mu muziki nyarwanda, cyane cyane nkanjye kuri Lil G. Kuko nk'ubu ngubu studio nyifite hafi yanjye, bigiye kongera ibikorwa byanjye muri rusange, haba mu Rwanda ndetse no hakurya y'amazi.